mbabara wiscrollinga tugiye inama umuntu wanyandikiye. Hi guys, meze mute amakuru yanyu? Njyewe meze neza ndashima Imana. So mureke tugiye inama umugabo wanyandikiye. Uyu mugabo yambwiye ati njyewe maze umwaka n'amezi 2 mbanye n'umugore wanjye dukoze mariage. Gusa mbere ko dukora mariage twari dukundanye imyaka 2. Ati ubwo twarakundanye nkajya mbona umukobwa rwose nta kibazo. Ibibazo cyangwa utundi tuntu twahuye natwo mu rukundo ni ibintu bisanzwe nk'iby'abandi bantu bose. Ati umugore wanjye ndamukunda pe. Ati nuko muri uwo mwaka n'amezi tumaze tubana, ati umugore tukibana nagiye kubona mbona murumuna we aje mu rugo atambwiye atamenyesheje. Ati gusanga nyine ni ukumusura azageza igihe agende. Ati umugore wanjye numugore wakuze, numukobwa warezwe na mama we gusa, na papa we ntawe yarapfuye. Ati mama akunda mama we kuri level birenze urugero, nyine ni biri too much kambyite gutyo. Ati nuko ati murumuna we mbona araje hashira icyumweru hashira 2 hashira 3 ndamubaza se murumuna wawe agiye kuba hano bizagenda bite? Ngo yingo yaje apakiye rwose ngo tuzabana hano. Ati ubwo mwabana umwe tuba mu nzu itari nini ntoya, nyine turacyari kwishakisha no gushaka ubuzima. Umugore wanjye nta kazi agira, nta kazi afite. Tugikundana tutarabana yaracuruzaga utuntu turaho tw'uburofa. Ati gusa nyine tumaze kubana ukumva ko namujyanye kure y'ahantu yakoreraga. Ati babirahagaze. Ati nyine yitsko ngiye gutunga umuntu umwe, ngiye nari nziko ngiye gutunga umuntu umwe, nago nari nziko ngiye gutunga famille yose. Ati ibyo nabyo nta nicyo byari bitwaye, wenda murumuna we nta kintu yari kwica, nta kibazo. Ati hashize amezi 3 tubana nagiye kubona mbona mama we araje, mama we umubyara ataraje ngo nawe aje kuba mu rugo. Ntago yari yambajije, nacyo kimwe yambajije yaragiye gusa yikorera ibyo bintu. Nabyo biranyobera, umukobwa ntarwaye nta kibazo kimwe afite ni ibiki. Ati ubwo famille y'umukobwa yari ituye ikabuga. Ati mbona umukobwa mama we yaje. Atashize nk'icyumweru ndamubaza se mama wawe ko yaje habaye iki? Se n'iki kintu cyamuzanye? Se aje kwivuza? Ese byagenze bite? Ngo hoya ngo mama wanjye ngo nawe yaraje ngo tubane. Ngo nise ngo hari icyo bitwaye ngo kuba ngo famille yanjye ngo yaza tukabana, ngo riga ngo nibo bana mfite bonyine, ngo kandi ngo nabafashaga bari inshingano zanjye, ko mu gihe rero ntagikora ntabona ubushobozi bwo kubafasha bagomba kuza tukabana. Umugabo tugafata iyo decision, ugafata uwo mwanzuro utambwiye. Ngo nyine numvaga utari bubyange, numvaga utari bunyangire famille, numvaga nyine nta kibazo kirimo kuba nazana famille yanjye. Ati mw'abantu mwe byarandenze biranyobera. Ati gusa mfata umwanzuro ndavuga noneho reka tube tureba ibyo ari byo, ko nanjye ubushobozi bwanjye ntabwo ari bwinshi cyane, ariko reka turebe ibyo byibuze nshakira umugore ikintu akora abasha kwita kuri famille ye. Ati nuko nahaye umugore wanjye igishoro, ndambwira genda utangire ukore, amafaranga y'inyungu uzajya ubona n'uzayazane hano ujye wafashisha iwanyu. Ariko ntabwo ndi kubona ubuhumekero, sinjya ku meza mu mahoro, sinkora ibyo abantu bashakanye mu mahoro, nabwisanzure mfite, ndataha nkumva ntabwo ndi comfortable kubera mama wari hano, murumuna wari hano, mu rugo twabaye mu rugo. Ati none umugore wanjye ntago ari kubyumva. Umugore wanjye kuva icyo gihe kugeza uyu munsi n'igihe namuhereye amafaranga ntago ari kubyumva. Arambwira ngo ntago ngo yafata ngo mama we ngo agende kumujugunya, ngo simukundira famille, ibiki ibintu byinshi tuntu twinshi. Ati none mungire inama nkora iki maze kumva naniwe. Ati ndakora stock, nkakora stock mvuga ati wenda ni y'ukwezi, nkaho umugore wanjye amafaranga na y'ukwezi, hashira 2 weeks akaza ati stock yashize. Ati ngabaze se ati mbese ibintu byabaye ibindi twamaze gufata inshingano, namaze gutunga umugore nkatungana na famille yiwe yose, narangiza ati kandi nanjye mfite famille, nanjye mfite abantu, ako nago nanjye na n'umuntu nabwira ngaze kuba, kuko ngiye numvaga kubaka famille ni ngiye ugiye kubaka famille. Ati mbese ndibaza se nganirize mama we se niba yaremeye kuza mu rugo byo biza. Ati mbese mungire inama y'ikintu cyo gukora, ngiyewe byanyobeye.
ati numva amaze kunanirwa pe, umugore wanjye ndamukunda, sinifuza ko dusenyana n'imyaka ibiri dushakanye, ariko nanone ndi kumva ndi kunanirwa. Ndabimukoza ati ubwo ngubwo ntago nkundira famiye. Ati mungire inama y'icyo nakora mwabana umwe, ngiye maze kumva naniwe, maze kumva binaniye, maze kumva bingoye. Ati sinzi ikintu uwo mugore akoresha amafaranga yinjiza, kuko namushingiye akantu ko gukora, mvuga ngo wenda agiye gushakira mama w'inzu yo kubamo, niba adashaka mutuzemo, ajya mwishyura n'ibiki byose, nanjye uko unshobojwe mfashe, ariko umugore ntabyumva, ntashaka ko mama we ava mu rugo. Mungi inama y'icyo nakora, ese nkora iki, mbigenze gute, byanyobeye pe. Ati ubu ngubu ndumva ndemerewe. Ndabakunda, video baye ndende, mumugire inama. Gusa hari igihe mba numva hari nk'abantu baba badashaka gukomeza ubuzima buryoshye, bashaka ibibazo, ko nk'umugore rwose nahise numva wamunyegereza namuniga. Sorry, mumugire inama y'icyo yakora. Ndabakunda, bye.